Hari inzira ebyiri mu buzima. Iyo uhitamo none niyo igena ejo hazaza hawe. Mu buzima bwacu buri munsi dufata ibyemezo. Bimwe biba ari ibyemezo bito ariko ibindi bigahindura ubuzima bwacu burundu. Hari abafata ibyemezo bagahirwa. Hari n'ababifata nabi bikabakururira imibabaro myinshi. Mu buzima hari igihe umuntu ahagarara hagati y'inzira ebyiri. Inzira imwe ikaba isa n'iyoroshye, indi itazwi. Imwe ikaba inyurwamo na benshi, indi ikaba itinyitse kuko ari nshya. Umusizi umwe Robert Frost yigeze kuvuga amagambo akomeye. Ni amagambo yahinduye uburyo abantu batekereza ku mahitamo yabo. Robert Frost yari umusizi wo muri Amerika. Yamenyekanye cyane kubera kwandika imivugo ivuga ku buzima busanzwe. Ni imivugo yabaga ifite ubutumwa bwimbitse cyane. Igihe kimwe ubwo yari ari mu ishyamba yitegereje inzira yari iri muri iryo shyamba, maze ibyo yabonye abihindura isomo ry'ubuzima. Ni mu muvugo we yise The Road Not Taken, inzira itanyurwamo. Niba warize cyangwa se ukaba wiga isomo rya literature in English, ubuvanganzo mu rurimi rw'icyongereza, ushobora kuba wariragize aho uhurira n'uyu muvugo. Ni umuvugo uvuga inkuru y'inzira, ariko ikaba inkuru y'ubuzima bw'umuntu wese. Uwo muvugo nagerageje kuwushyira mu Kinyarwanda maze mbigenekereza muri aya magambo: The Road Not Taken, inzira itanyurwamo. Robert Frost atangira agira ati, hari inzira ebyiri zitandukaniye mu ishyamba ry'umuhondo. Natewe agahinda nuko ntashoboraga kuzinyuramo zombi kandi ndi umugenzi umwe. Nahagaze igihe kirekire nitegereza imwe kure hashoboka hose, kugeza aho ihindukira iyo mu bihuru byinshi. Hanyuma mfata indi, nayo yari isa neza nk'iya mbere, kandi yo ahari yari ifite impamvu iruta iya mbere, kuko yari itaranyurwamo cyane kandi yari yuzuye ibyatsi, nubwo mu by'ukuri zombi zari zaranyuzwemo hafi kimwe. Kandi icyo gitondo zombi zari zimeze kimwe, zitwikiriwe n'amababi atarigeze akandagirwa ngo ahinduke umukara. Nuko ndibwira nti, reka iya mbere nzayigarukeho undi munsi. Nari nzi neza ko inzira imwe iganisha ku yindi, ariko nashidikanyaga niba nzongera kugaruka. Nzabivuga mfite agahinda kenshi ahantu runaka mu bihe bizaza kure cyane. Hari inzira ebyiri zitandukaniye mu ishyamba, nanjye nahisemo imwe itanyurwamo cyane, kandi niyo yahinduye byose mu buzima bwanjye. Byanditswe na Robert Frost. Muri uyu muvugo tubona umugenzi uhagaze mu ishyamba, imbere ye hari inzira ebyiri. Ntashobora kuzinyuramo zombi, agomba guhitamo imwe. Ibi ni ishusho y'ubuzima bwacu. Mu buzima bwacu hari inzira nyinshi, ariko ntabwo dushobora kuzinyuramo zose. Guhitamo inzira itanyurwamo cyane, umusizi avuga ko yahisemo iyi nzira, inzira itanyurwamo cyane. Muri iyi si yacu hari ibintu bikundwa n'abantu benshi, ugasanga abantu bose nibyo bararikiye. Ariko iyo utekereje neza ugahitamo gukora ikintu cyiza gitandukanye n'ibyo abandi bararikiye, ibyo bisobanuye kugira ubutwari bwo gukurikira icyo wemera. Matayo igice cya 7 umurongo wa 13 kugeza wa 14 hari amagambo avuga ngo, munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ku murongo wa 14, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Twe nk'abakristo tugomba guhitamo inzira igoye. Ni inzira igoye ariko ishobora kutugeza kure. Dukomeje n'umuvugo, umusizi yemera ko yashidikanyaga, yibazaga niba azongera kugaruka ngo agerageze indi nzira. Ibi nabyo ni ukuri mu buzima bwacu. Iyo uhisemo inzira imwe, hari izindi nzira uba wirengagije. Mu buzima amahitamo tugira agira ingaruka, kandi ntabwo biba byashoboka ko dusubiza ibihe inyuma ngo twongere duhitemo bundi bushya.
Ku musozo umusizi aravuga ati nahisemo inzira itanyurwamo cyane kandi niyo yahinduye byose. Aha niho ubutumwa bukomeye buri. Amahitamo mato ashobora guhindura ubuzima bwawe bwose. Ibi bihura n'ibyo Bibiliya ivuga. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 30:19 tuhasanga aya magambo: uyu munsi ntanze ijuru n'isi ho abahamya bazabashinja yuko ngushize imbere ubugingo n'urupfu, n'umugisha n'umuvumo. Nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. No mu Migani igice cya 14:12 hari aya magambo: hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo byayo ni inzira z'urupfu. Hano uko bigaragara, ntabwo inzira zose zisa neza ariko ziba ziganisha ku byiza. Ntabwo inzira iba nziza kubera ko inyurwamo na benshi, ahubwo inzira iba nziza ari uko ari inzira umuntu ayihisemo afite kwizera, afite ubwenge ndetse n'umutima wumva ukuri. Uyu munsi ushobora kuba uri imbere y'inzira ebyiri, imwe ikaba yoroshye, indi ikaba igoye. Ariko wibuke, inzira uhitamo uyu munsi niyo izagena ejo hawe. Hitamo neza. Buri muntu wese, yaba umwami cyangwa umukene, agera aho agomba guhitamo. Guhitamo neza bishobora kuzana umugisha, guhitamo nabi byo bikazana kurimbuka. Reka turebe uko abantu batandukanye bagiye bahitamo, ndetse turebe n'amasomo dushobora gukuramo. Adamu na Eva, iyo turebye mu itangiriro, tubona ko Imana yabahaye amahitamo. Mu itangiriro igice cya 2:16 kugeza 17, Imana yabwiye Adamu iti: ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Icyemezo cyari cyoroshye, ariko mu itangiriro igice cya 3 tubona ko Eva yahisemo kumvira inzoka aho kumvira Imana. Adamu nawe yahisemo kumushyigikira aho gukurikiza ukuri. Icyo cyemezo ni icyemezo kimwe, ariko cyazanye icyaha mu isi, cyazanye urupfu n'imibabaro. Isomo dushobora gukuramo ni uko iyo duhisemo kutumvira Imana, ibintu nubwo byaba ari ibintu bito cyane, bigira ingaruka zikomeye. Mu itangiriro igice cya 6:9 hari amagambo avuga ngo: Nowa yari umukiranutsi, yari atunganye mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Uyu Nowa, Imana yamutegetse kubaka inkuge. Nubwo nta mvura yari yarigeze igwa muri ibyo bihe, abantu bose baramusekaga, ariko Nowa ahitamo kwizera Imana. Amahitamo yagize yaramurokoye, maze arokokana n'umuryango we. Isomo dushobora gukuramo hano ni uko iyo duhisemo kwizera Imana, bishobora kudutandukanya n'abandi, ariko nyamara amaherezo ibyo bishobora kuzadukiza. Urundi rugero rw'amahitamo meza ni Aburahamu. Imana yabwiye Aburahamu iti: va mu gihugu cyawe. Nta bisobanuro byinshi Imana yamuhaye, nta n'icyerekezo gisobanutse Imana yamuhaye, ariko Aburahamu yahisemo kugenda, kandi agenda atazi yajya. Mu Baheburayo igice cya 11:8 hatwereka ko Aburahamu yumviye, ava aho yari ari ajya hatazi. Icyemezo cye cyatumye abasekuruza w'abizera benshi. Hano isomo dushobora gukuramo nuko guhitamo kumvira Imana bitugeza ku migambi yayo ikomeye. Undi muntu tugiye gusorezaho ni umuntu witwa Loti. Hari abantu mu buzima bahitamo nabi, kandi nyamara bazi ukuri. Inkuru ya Loti ni imwe muri izo nkuru. Uyu Loti yabaye umuntu w'Imana, yabanye n'umuntu w'Imana Aburahamu, maze abona imigisha Imana yari yarahaye Aburahamu, abona amahitamo Aburahamu yari yarakoze. Ariko nyamara uyu Loti tubona ko we yakoze amahitamo mabi, yagize amahitamo amujyana ahantu hatari heza.
tubona Loti atangira neza ari kumwe n'umuntu w'Imana. Nk'uko nari maze kubivuga, Loti yatangira urugendo rwe ari kumwe na Aburahamu. Mu itangiriro igice cya 12 umurongo wa 4 hari amagambo avuga ngo Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, Loti ajyana nawe. Kuba hafi y'umuntu w'Imana ni umugisha Loti yaragize. Loti yarabonye uburyo Aburahamu yarabanye n'Imana, ashikirana n'Imana, yarabonye kwizera kwa Aburahamu. Ariko nyamara tubona igihe ubutunzi bwa Aburahamu na Loti bwari bumaze kugwira, byabaye ngombwa ko batandukana. Itangira igice cya 13 umurongo wa 8 kugeza wa 9 tubona aya magambo. Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri nge nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Ku murongo wa 9, mbese igihugu ntikiri imbere yawe, ndakwinginze tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso, nanjye nzajya iburyo, kandi nuhitamo kujya iburyo, nanjye nzajya ibumoso. Mu itangiriro igice cya 13 umurongo wa 10 kugeza wa 11 hari aya magambo. Loti yubura amaso ye abona ikibaya cya Yorodani cyose, cyari ikibaya giteye neza. Nuko Loti ahitamo ikibaya cya Yorodani cyose. Loti yarebye ibyiza bigaragarira inyuma ku maso, yitegereza ubutaka bwiza, yitegereza amazi menshi, ariko nyamara ntabwo yitaye ku mibereho y'abantu bari batuye aho hantu. Mu itangira igice cya 13 umurongo wa 13 hari aya magambo. Ab'i Sodomu bari abantu babi, bari abanyabyaha, bacumura ku Uwiteka cyane. Isomo ry'iki gice tugomba gukuramo ni uko iyo uhisemo ibintu ushingiye ku bigaragara gusa, bishobora kukujyana mu kaga gakomeye. Mu itangira igice cya 13 umurongo wa 12 tuhabona aya magambo. Ashinga amahema ye agera i Sodomu. Mu itangira igice cya 19 umurongo wa 1 tubona ko Imana yafashe icyemezo cyo kurimbura Sodomu na Gomora, ariko kubera Aburahamu Imana yibuka Loti. Mu itangira igice cya 19 umurongo wa 15 kugeza wa 16 abamarayika baramubwira bati, haguruka ujyane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburwa mu gihano cy'umudugudu. Ariko mu rugendo rwo guhunga umugore we yarebye inyuma, kandi nyamara bari babujijwe ko batagomba kureba inyuma. Mu itangiriro igice cya 19 umurongo wa 26 umugore wa Loti areba inyuma maze ahinduka inkingi y'umunyu. Isomo dushobora gukuramo nuko mu buzima duhitamo ibintu maze tukabirutisha gukunda Imana, ariko amaherezo nuko n'ibyo bintu duhitamo nabyo ubwabyo bizashya, bizaba umuyonga. Inkuru ya Loti ntabwo ari amateka gusa, ahubwo ni ubutumwa ku buzima bwacu bw'uyu munsi. Mu rwambere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 15 kugeza 17 tuhabona aya magambo. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka byose. Mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 7 tuhabona aya magambo. Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Ubibira umubiri we, muri uwo mubiri azasaruramo kubora, ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho. Ku murongo wa 9, twe gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 ku murongo wa 10 tuhabona aya magambo. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriri ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira.
nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Nuko rero bakundwa, aho ni ku murongo wa 17, nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobwa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu. Ku murongo wa 19, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibike none n'iteka ryose, amen. Dusoza, wibuke amahitamo make ufata uyu munsi ko ashobora kugena ubuzima bwawe bwose bw'ejo. Hitamo neza. Gufata icyemezo cyiza ntabwo ari amahirwe, ahubwo ni inzira. Ni ukwiringira Imana, gusenga, gusoma ijambo no kwakira ubuyobozi bwayo. Uyu munsi ushobora kuba uri mu gihe cyo gufata icyemezo gikomeye. Ntukishingikirize ku bwenge bwawe gusa, ahubwo ha Imana umwanya, nuko Imana ikuyobore mu buzima bwawe bwose. Ibyo nibyo nkwifuriza, nanjye niyifuriza mu izina rya Yesu, amen.